ibintu biganirwaho n'ibijyanye na multiple choice harimo kugaragaza kutumva kutabisobanukirwa neza. Ibi ni ibintu bikoreshwa ku isi yose. Iyo umuntu avuze ngo ndahumiriza ngahitamo, ariya hari abantu ibi loto nimujya mubona ibi bya loto, ninde wabibajije nyibutsa? Nashaka kumubaza loto amaze gutsinda uko zingana, ko yahumiriza agatsinda loto. No, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo koko. Ibi ni ibintu ugomba kwicara ugasoma, ukumva, ugakora imibare, ukagera ku mwanzuro, ukabona igisubizo, none ukareba niba hari igisubizo gihwanye n'icyo wabonye. Ibisobanuro bya improvement twabonye biri ukubiri. Hari remedial program yameze amezi 7. Nukuva mu mezi 7 abana bajyaga ku ishuri muri weekend kugira ngo bafashwe gusobanukirwa n'ibyo bize, bafashwe aho bumva batafite imbaraga. Abarimu babikoze nibo babafashije gukora neza. Icya kabiri ni mindset, nuko abana bumvise yuko bagomba gukora, bagomba gubishyiramo imbaraga. Ibyo bintu uko ari bibiri niyo bisobanura intambwe cyangwa intera twabonye mu kongera performance y'abana. Ibyo bintu uko ari bibiri. Gushakisha ahandi umuntu yabikora ariko ntabwo ari byo. Ngira ngo ni ibyo ngibyo, ahubwo reka dushyire imbaraga mu gufasha abana kugira ngo barusheho gukora neza, kuko gutsinda kw'aba bana ntabwo ari bo bonyine babyungukiraho, ni twese nk'igihugu tubyungukiraho. Rero bituma twese tugomba guhaguruka tukabishyiramo imbaraga.